Tubahaye ikaze muri studio za KCM TV nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho indirimbo nyarwanda, gusa kuri uno munsi urihariye kuko turaza kwakira abatumirwa muri studio za KCM TV. Nagira ngo rero duhe ikaze abaririmbyi gakondo turi kumwe, badutangirire, badususurutse, kandi twishimiye ko muri buze kwishimira indirimbo zabo muri comment, ariko ntimuze kwibagirwa kutubwira byinshi dushobora guhindura, ibyo tugomba kongeramo. Murakoze cyane. Muri wowe Yesu tubaho, mu kuri kwawe tukigenga, mu rukundo rwawe tukabana, ijambo ryawe rikadutunga. Uw'Imana idukiza, uri Imana ikomeye, ni wowe wenyine udahemuka, kuko utabasha kwivuguruza. Nawakumanze ngwakure, nawe mwahuye ngumuhutaze, ahubwo nitwe tukujya kure, tukivuza ibyiza watugeneye. Uw'Imana idukiza, uri Imana ikomeye, ni wowe wenyine udahemuka, kuko utabasha kwivuguruza. Uw'Imana idukiza, uri Imana ikomeye, ni wowe wenyine udahemuka, kuko utabasha kwivuguruza. Uw'Imana idukiza, uri Imana ikomeye, ni wowe wenyine udahemuka, kuko utabasha kwivuguruza. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Jewe nzohaguruka
kuko ihambaye nta yindi mana ihwanye nayo. Mukamanzu manda kuririmba iminsi yose y'ubuzima bwanje, nzoma mpimbaza izina ryawe kuko atawundi uhwanye nawe mwami. Kuko ibyiza wundutse Mana ni byinshi cyane ntako nobivuga, kuko iteka waneye Mana risumba ayandi mateka yose. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Nambe niyereke ndayiririmbe rirenge, ndayage kuko ihambaye nta yindi mana ihwanye nayo. Nzoma mpimbaza Imana yanje, cemeza izina ryayo rudasumbwa. Ibiremwa byose yiremeye n'ibidutangwa kuyishemeza. Majuru musamirizi mundu, abana bayo bayiririmbire. Inyamaswa zitambira ibiyaga imisozi byireke. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Nambe niyereke ndayiririmbe rirenge, ndayage kuko ihambaye nta yindi mana ihwanye nayo. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Jewe nzohaguruka maze ndirimbire Imana. Nambe niyereke ndayiririmbe rirenge, nzayage kuko ihambaye nta yindi mana ihwanye nayo. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona bamaze kuturirimbira neza, twishimye. Muze kutubwira nimba namwe mwishimye. Gusa nk'uko nabibabwiye dufite abatumirwa, nagira ngo mbahe ikaze muri studio za KCM, begera imbere ubundi ikiganiro gikomeze kwaguka kibe kinini. Muze kumbwira bano batumirwa, umuntu uri bamenye bwa mbere aze kumbwira ngo bano batumirwa ni bantu ki, ni bande. Tubahaye ikaze muri studio za KCM. Nagira ngo musuze abadukurikiye kuri televiziyo ya KCM. Reka tubanze tubashimire mbere na mbere ubutumire bwanyu bw'uyu munsi. Ndabona bidasanzwe, mwatwakirije indirimbo nziza, abakobwa n'abasore bazi kuririmba. Ngo nimba harimo n'abagabo, ubwo nabo turabasoje. Yego, nitwa Emesilas, nkaba ndi umunyamakuru mu buzima busanzwe. Murakoze cyane. Yego, murakaza neza. Murakoze. Yego, murakoze kudutumira no kuri KCM. Icyambere twababwira nuko muzi kuririmba cyane
mu buzima busanzwe rero nanjye ndi umunyamakuru, amazina yanjye ni Ange Iradukunda. Urakoze cyane Ange, nk'uko nabibabwiye uyu mugoroba ni wa mugoroba tugiye gutaramira abakunzi ba KCM. Gusa iki gice cyo tugiye kujyamo ni igice cyihariye, tugiye kuririmba indirimbo nyarwanda. Ese Silas nawe ukunda indirimbo nyarwanda cyane? ubwo hari umuntu ushaka kwitura udukurikiye ubwo reka nshimire abantu bose bakoze subscribe, ndetse tunababwira ati rwose nyaboneka mu sharing inshuti n'abavandimwe kugira ngo KCM TV ibyo ikora byiza cyane bigere kure, byaguke bigere no hanze y'imbibi zacu. Ange nicyo wabwira Silas? Ikintu nabubwira hari ikirenze se kuba wasenye kikubwira kimubwira. yego Ange, kuri uyu munsi wawe dukoze ikiganiro twifurije isabukuru nziza. Byari amahire rwose kubana nawe mu kiganiro nk'iki ngiki, wagize n'isabukuru. Ngo ndizera ko ona iyi televiziyo wowe urafite byinshi yakwishiye, si byo se? murakoze cyane. Wenda ikintu nabwira Silas, abantu vuga ngo urankunda ariko aya n'ubundi nibyo ngiye kuvuga. Abantu benshi buriya bazi ko tunataha hamwe, wowe nande? njye nawe. Reka kandi mubitubwire neza. kandi buriya ntabwo ariko bimeze. utahe? Njyewe ntaye Kanombe, Musanze. Njye mbahe? Wowe Igikondo. Urabizi neza? Urabizi? Wahamenye gute? Wahamenye gute? Sungurumba wayoberwa ahantu umuntu atuye. Wahe uwo muntu ubwoko ki? Uwo muntu ukunda? Aha, Yego, ndagukunda cyane. urakoze. Ubwo rero nyaboneka niwo byivugiye, abadukurikiye mu byumve. Kuba nkubwiye ko ngukunda ari ikibazo? Oya, ntabwo ari ikibazo. Bande? Bande? Kaba narusenye? Kaba narusenye rw'uyu munsi rwose. Ndababujije nitwara tikanga, nta muntu nikanga pe. Murakoze cyane. Nagira ngo rero nyamuneka muri isanga hano ni mu rugo, mushatse mwaduhera ikaze abaririmbyi bagiye kuturirimbira indirimbo za gakondo, cyane ko mwambwiye ko mwisanga mu muziki wa gakondo. Ni ukuri mwumve hano ari mu rugo. Ikindi mushatse mwanaturirimbira. Kuririmba ari ibyatunga abantu, harimo bamwe bitakwemera. Kuririmba bari butange amanota nk'agacupa kinoze kaji. Ange bamuha embe ntoya. Uretse gatoya. Tuza. Reka mbanze naye mvuge. Kanaye mvuge. Oya, kabanze ngubwire. Yavutse umwana uvuka azi kuvuga. Ladies first. Aha. Ubwo ibintu byose byabaye update. Yes, twagiye. Ngaho tubwire. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuke utazi kuvuga. Ibintu byose ni update. Koroyiro urayizi? Bari butange igihembo cyaje, watwara umufuniko n'agacupa, ni ikirimo mo imbere nyine iyo ji isukika, cyangwa ni kakandi kaba kari mu kanya turaririmba. Noneho waza kuza kutubwira se wowe kubwanye natahana iki, Ange yatahana iki, abakunzi bacu baza kuza kuturebera. Kore subscribe, nyaboneka mukore subscribe, musharinge, mubwire, ugende ufate link yukopiye, nimba utanabizi ugende ufungure video ahantu abanditse share. Tunabwire ko sina serivisi zo kugira ngo barimbere abantu gusa umwanya w'ibitaramo nk'ibi ngibi bisusurutsa abantu amasaha aya ngaya, ahubwo n'umwanya mwiza wo kumenya n'ibikorwa dukora binyuze mu kurikodinga indirimbo cyangwa se gutunganya indirimbo mu buryo bugiye butandukanye, sibyo? Wanatugana rwose kuri nimero zo kubona kunyakira amashow yawe, ubundi rwose twaguha ibisobanuro mu buryo burambuye, sibyo se? Hari ibintu ninde kuvuga mu kanya. Ibintu kandi yego ni ibintu naze sibyo tikanga uyu munsi. Nahindutse utaravuka. Wahindutse. Reka nkwisabira akantu kamwe muyobozi w'ikiganiro, uze kuza kunyemerera Ange yakirira abasore yanakire abari n'abategarugori. Nukuri umwanya nawe ubahaye, gusa nkuko nabibabwiye ladies first, kandi yanavutse, ariko nizere ko atavutse nka yayi, kuko nsigaye mbona abantu bose bavuga, abana bato bavuga kuri social media
dufashe kwavutse uvuga. Njyewe hari akantu ngiye nsubiza ngo nakuze mbere yuko mvuka, sibyo ra? hari umuntu ukurimo ibyo bintu niwe wabivuze. kuva aho namenye ko bivuga umunsi wabivuze ku itariki 30 ukwezi kuruzuye. ukwezi kuruzuye kurarenze. Oya, umunsi 30. Yego. Urongeye ubisubiramo. Cyane rwose. Izo 30 nizo Silas yakubwira ko agukunda cyangwa niho wamwemereye urukundo tubwire. Oya, nibwo twakoze ubushakashatsi na timu ngari dukorana dusanga umwana ukuntu angana, dusanga hari undi muntu murimo umukoreramo. Ubundi 30 ni ikindi gisobanuro kuri twebwe, sibyo? Yego. 30 ni ikindi gisobanuro. Nibwo twashinze urugo. Yego. Oya, vuka ku itariki 30 nawe vuka ku itariki 30. Cyane rwose. Vuka ku itariki 30 ari bw'uyu munsi. Na Silas ni kuri 30. Z'ukwe kwezi. Z'ukwa 12. Yes, mwakoze cyane ariko wanatwe reka manze mwakire hariya. Ani mu rugo firi rwose. Hari umuntu ushaka kugira ngo umumfashe. Uwo muntu ngiye kwakira rwose nasanzwe bamuzi mu ihuriro navuga wenda ngo rya korali cyangwa se itsinda rigari rya Kera. Abona muzi muri CBE ari mu bantu muri iyi minsi rwose bambaye yakanzu. Ikansiri gukora akazi muri iyi minsi. Ubwo uraza kuza kunyemera ngo utaruke ko waduhaye ikaze noneho umumera indangurura amajwi cyangwa se nyakira amajwi ubundi twiganire n'uwo mwari ufite ijwi ridasanzwe. Abamuzi hari uko wamuzi ariko ubundi natwibwira ubundi amazina yiwe mu buzima busanzwe nyuma yo kurangiza ishuri cyangwa se gusoza amasomo. Uyu munsi n'umuntu mushyashya ari kwiyumva ati amazina kandi cyane rwose. Nitwa Munezero Elise. Nkuko bivuze ndirimba aho muri Keri, ndirimba nano muri KCM n'andi agiye atandukanye. Uko niyumva nsoje ni mu mpakazi. Abaye barakagwa rwose nyinize ko abantu rwose badukurikiye bafite ibigo binini amakampani agiye atandukanye. Ariko nyaboneka Anje, urabona ko hari igihe amahoteli muri iyi minsi hano igihugu cyacu kubera iterambere babaje kugira amahoteli kuri rwego rwa 5G. Yego 5 star. Urabona nk'abari nk'aba uzi umwari nk'uri ufite yajwi aririmba umuhaye akazi akakubera nka manager. Bro. yazajya aririmba amanaginga abakiriya anabaririmbira. Ariko buriya iyo ufite ikintu kamvuga wenda nka bar cyangwa hotel cyangwa zino twita ngo ni bar restaurant, ukaba ufitemo na bande iririmba, nyaboneka ugiye kuvuga ngo nabakiriya ujye ubona waba beshye. Hano hari bande. Nimba utari unabifitemo no muri gahunda, turagira ngo tukubwire ngo bishyire muri gahunda kuko nicyo kintu cya mbere gikurura abakiriya. Buriya njyewe nimba mvuye mu kazi, yego, ndasohoka mu kazi ibintu byose byivanze byagiye mu matsinda, muganira noza byagiye mu matsinda, noneho ugahita ugira ute kagata kagenda hariya ni hano najya kuruhura mu mutwe umubiri, ugataha umeze neza, umeze fresh, udafite imvi nk'iza Silas. Yes, aha Anje, reka nyakirire umwari n'umutegarugori hariya. Amakuru y'iminsi ni meza ariko mushaka ko mwari munyumvishe nabi. Ntago nshaka akazi ko mu kabari ko muri hoteli. Oya, ntabwo ari mu cyaza ari mu kabari. Muri hoteli, no muri hoteli. Twavuze ushaka kuba nka manager ko urumva ukuntu ufite ijwi ryiza. Ntabwo kugenda uba mu waiter. Ariko ushobora kuba managingiye izo hoteli za 5 star. Bazimenze manager. No kuri kwimana banabishobora cyane. Ariko kishye muri rusange dutangiye vuba kandi ahantu twaririmba dushobora kurimbira mu bukwe wadushatse, yaba mese yaba na nyuma hose tukabikora, yaba gusora abageni yaba no gukora ibindi byose wadutumira tukakuririmbira mu bindi birori bitandukanye. Ndumva ari aho sofa twavuze aho hantu rwose abantu badukeneye
turahari ku bwabo cyane rwose bamwumvishije Munezero nimba gutezeho ikiraka uzakora ubukwe ahubwo nta kuntu yazaba aririmbira mu bukwe bwanyu nose yatubwiye ko itariki 30 Munezero se yatubwiye ko afite fiance kuki mutaturimbira ngewe na Munezero Muneze mfasha usubize hoya Munezero atubwire ese Ange ese bahise bakwanga kuri anniversaire Ange mbivuge abakunzi bacu badukurikiye Ange akaza azakora mu bukwe bwanjye Ange nakakubwira akazi akakanyura kibagira Ange zaba ari imifuniko yasigaye oya cyangwa bafungura oya abakobwa bose tuziranye Ange niwe uzabuhedinze ku basaza sibyo tamushyize kuri stock gushakira umurimo mu urabufite nasukeka ko ntazabukora nande ntacyo mvuze ntitera ntacyo bitwaye rate yes Muneze yego mwaduhaye ikaze ariko natwe twumvishe murimba neza wamenye ryari ko ufite impano yo kuririmba twakuriye mu makorali nk'ibisanzwe twatangiye tubyina kwanza tubyina mu bana hagana hehe iyo ngendo y'Umusanze ndi umwana w'Umusanze wisanze Kigali gute naje i Kigali nje kwiga yigize ngo yaje aparada wazanywe n'ababyeyi cyangwa warizanye ku munsi wa mbere z'Ikigali ku munsi wa narizanye oya amen imyaka ingahe ubwo ku myaka yanjye imyaka se by'imyaka tubiri oya ngaho twibwire uravuga imyaka wenda wari ufite ariko ntabwo turi buvuga ngo yari muri kangahe oya urumva abasore bamukeneye batafata imyaka ya kaminuza bagashyiraho n'iminsi ya stage byose bakabiteranya bagahita bamenya imyaka ye muri gufata muteranya iki mwaramwishyuriye reka tubwire iby'imyaka tubiri kwigire ku mpano yo kuririmba ku mpano yo kuririmba hanyuma nkurira muri korali gutyo ndakomeza nkajya nkunda kuririmba bisanzwe byaje gutyo ntabwo namenya ngo byaje ryari nisanze gutya yego ubikomora kuri nde mama aririmba muri korali ariko se aririmba nyine muri korali niki cyagukuruye cyankuruye mama wawe yagutanze muri korali urumva batujyanyemo turi abana birakomeza dukuriramo yego ukigera i Kigali bwa mbere iki cyagucanze i Kigali rero Kigali nubwo naje nje kwiga ariko narisanzwe mpaza Munezero ni umusirimu uzi ko muri sogonderi yiga mu mwaka wa 5 ariko ntabwo buri kintu cyagucanga ari umuntu ejo ndayambwira ati ngera i Kigali bwa mbere nabonaga imodoka nyinshi okay akantu kambayeho nagiye muri shira umuteto hanyuma ngiye muri shira umuteto ibikapu byose uraterura ndabifata kandi mpagaze aho gufata nyine hejuru kandi nari imbere negera umushoferi bashituye ndagenda nyine ndagwa mu modoka niko kantu nzi kambayeho kabi i Kigali ntazibagirwa ubwo tunihanganisha abantu bose ibyo bintu byabayeho kuko hari umuntu nanjye byabaye mu modoka bashokoza base bamuha n'umwanya wo kwicaramo bakurwanya icyo gihe baramfashije yego aha Ange uriya musore nyaboneka mugwe mu byano mu rwego kumwakira wicaye ntacyo mwakiriza ijwi buryo abantu bacuranga gitari aze kumfasha ase nkumanika akaboko babirebe shyira akaboko kuri kamera ntabwo byagaragara ntabwo byagaragara oya se nkugira nka gutya intoki zarumye gutya gutya oya gutya ni ku nzara ahubwo urebera hano oya se nkugira na gutya biragaragara oya reba uko nge nagize gutya abantu bacuranga gitari bara nta nzara bagira nicyo bashaka kugaragaza nta nzara nunamubona kimenya ko ari kwikinisha gusa akantu ko kwikinisha aya ntago ari ukwikinisha mbuze kuyikinisha gitari yego
buri iyo miryango hari ukuntu ngigira ute ngo inzara zigacika ariko ugomba kuzica ukazikura. turakwakiriye rero mu bwatsi bwanyu ubu ngubu twahafashe yego twahafashe turakwakiriye nk'umuntu ufite gitari sinzi ukuntu wagira ukuntu bigenza. Curanga uririmbe. Yego cyane rwose. Wow. Yego isina. Ntabwo nyibutse indirimbo ukunda. Silas Krame wateye kw'intambwe yemeye kuyitera. Oya navuze azatera imwe nta kibazo. Ntabwo ari ngiye yabwiraga buriya wabonaga yabwiraga igihangange agiye kwakira mu kandi ndagira ngo ugikomeze twakirire buriya mugabo rwose mbona hakurya hari. Gusa ako kantu k'intambwe bakiteho. Akantu k'intambwe izaterwa. Uriya ndabivuze njye nitwanje. Ngira ngo watangira utwibwira abenshi badukurikiye n'abandi mugiye kuza. Rano musore sibyo ra Rega nazamuye ikiganza nta mpeta yari iriho. Okay. Abandi impeta ari igihe bazibika. Hari igihe umuntu asigaye ibitse nyine. Kuki mwahindutse byabaye podete ariko njye sindi muri aho da. Bazandike muri comment dupange. Ubwira amazina de. Pasi. Kongeraho guitariste. Sahagije se. Amazina Pasi. Namazina birayangaye. Okay, ni Davin Pasi. Ngira ngo rero mwabibonye ni Davin Pasi uri kuri gitari. Akazi kuririmba wabyumvise? Nabonye yaje watana icupa. Ryose. Harundi. Umucuranzi kuri piano hari hirya rwose. Ngira ngo mwagiye mubyumva kugira ngo amajwi na ziriya instruments zizamo niwe wabigizemo uruhare. Nyakubahwa mwana muyobozi aragana hasigaye bavuga ngo madamu munyamakuru nta n'uwo katuvuga ati mwana muyobozi cyangwa ku kantu ka muyobozi. Umuyobozi urumva ni izina ko umuyobozi udafite icyo cyobora ni ikibazo. Nta kintu njya nyobora ngiye ubundi. Ubu rero noneho uratuyoboye ku kintu kijyanye n'amajwi ari guturuka muri piano. Natandikira kuvuga nkahita mbyina ahubwo. Ukabyina? Ni bwo bwa mbere n'abanyoboye urumva atari ikintu giseke. Atari intambwe ndende. No kubyina urabizi? Nabyina nka kwa kono ubyina. Yewe warambanye ndi kubyina. Uri wicaye ntabwo yashoboye nta kintu na kimwe cyamunanira kubyina. Ariko agurutse. Nkuko nguko. Yabita kubyina nk'abakiri. Nta mukiri ubyina nabi. Ngira ngo wakibwira abadukurikiye kugira ngo dukomeze kunogerwa cyangwa no kuryoherwa n'iki kiganiro. Nitwa Aimable Kaba. Nibyo bazi. Ibyo batazi ni bihe?
ibyo batazi ni uko kaba ari kabagwira. Kabagwira. Ni kabagwira ariko rivuga, ariko benshi baba bazi kaba. Ivuze kabagwira bahita bakeka ko ari undi muntu. Yego. Wenda tugaruke ku kijyanye n'amazina yawe. Akwambi. Aimable Kabagwira. Ntago wigeze ugira complex yuko Kabagwira ryaba ari ryo igitsina gore? Ndabimenya ahubwo ubwo ngo ntago nari mbizi, ariko si nawe ntago ari ry'abagore. Abonze n'abagabo. Abuzi n'abagabo. Njyewe benshi nzi n'abagore. Ubwo si ikibazo kibamo aho ngaho no kumenya ni abagabo bafashe izina ry'abagore cyangwa n'abagore bafashe izina ry'abagabo. Bose babihuriyeho. Hanyuma se ikintu kijyanye na synth cyangwa piano. Ubona nk'umuntu udafata vuba yayiga nk'igihe kingana gute? Ubundi hari kwiga nka kwa kundi abadepera mu minsi yashize bacurangaga, ugafata amanota makeya, amanota makeya nyine ugahita ugira bigahita ukajya ugenda bakompanya tararararara gutyo gutyo, indirimbo zose kumva zicurangwa kimwe. Ariko noneho hari ibindi bino navuga wenda biba birimo amakarasike cyangwa se birimo ibintu biri yego biri advanced, niko navuga wenda biratandukana. Biriya kubyiga byo nk'amezi 3 umuntu yaba abimenya. Amezi 3 umuntu adafata vuba? Piano nta muntu udafata vuba buriya, kuko piano igiramo ikintu kimeze nka alcohol nyine, uko uyicuranga ni kurushaho kwikunda no kumva nyine utaba utayifite biragukurura, rero bikayigukundisha. Niyo waba ufite ubwenge bukeya kuyimenya bikoroha. Nta muntu ugira ubwenge bukeya buriya, ahubwo uvuga ati uburyo ki tubukoreshamo biba bitandukanye. Abantu ntabwo banganya ubwenge. Hanyuma se haba hari izindi instruments ukoresha zitari piano? Ni ukuzikoraho nyine bisanzwe byo kwishimisha. Gitara acoustique njya nkora utuntu dukeya, saxophone njya nkora utuntu dukeya, ariko nyine utuntu utashyira mu bandi ngo babwire yuko wenda, ariko njye ndi hano nyine ndabikora nyine nkumva birandyoheye. Yego. Wenda tugaruke kuri Pasi ku kintu kijyanye na gitari. Byaje gute? Byaje ryari? Ikintu kijyanye na gitari kwiga kuyicuranga. Yego. Wenda umunsi wa mbere uyifata ukavuga ati fasha umwanzuro wo kuvuga ati ngewe gitari igiye kuba ubuzima bwanjye. Hashize igihe kitari kinini, ariko impamvu nayize nuko nayikundaga. Akunda umuntu mbona nyine ari kwicuranga, nyine nkumva ni ibintu byiza. Ibaze ko nagiye bwa mbere nkifata nkitangiye kuyiga sinari nzi. Ubundi gitari igira ibice byinshi, igira imirya, igira icyo bita mashe, ariko sinari nzi ngo bafatahe. Bayimaye gutyo gusa nyine nataye ibyo kuyifata umunsi wa mbere nangira kuyiga. Umunsi wa mbere ntago wigeze ugira amahirwe yo kuba wacuranga? Yego. Niyo byawe bivangavanze? Gitari nyine, ubundi gitari nk'uko piano avuze ko bitagorana kuyiga, na gitari nayo ni uko nguko. Piano ni kimwe nka gitari n'ubundi style ko wakwiga bitewe n'uko ufata nyine. Hanyuma gitari nayo ushobora kuba udafata vuba ukayiga amezi 3? Yego. Kuko ndabyibuka nanjye nayize amezi 3. Ahantu hambere nayicuranze ni mu kiliziya mu mezi 3. Bwa mbere ucuranga? Yego. Challenge wahuye nayo ni iyi? Challenge ya mbere intoki zirakurya. Intoki zirakurya? Yego. Yicuranze gitari, abantu bacuranga gitari barabiza acoustique, mo hano gutya intoki zirakurya kabisa. Ukamara iminsi wumva uri mu buribwe. Ukamara iminsi wumva intoki ziri gukurya. Sirugira ngo se sinabakiriye. Yego wanje watwakira, ubwo rero natwe banatwakiriye. Reka dusubize nyirurugo umwanya, si byose? Nyirurugo kandi. Murakoze cyane batumirwa bacu kandi basangwa bacu, twishimiye kubana namwe kuri
studio za KCM gusa twagira ngo natwe tubabaze. Yego. Kaba yavuze ambwira ngo afite ibibazo byinshi byo kubabaza, nagira ngo muhe umwanya aba yaduserukira tubaza, gusa nanjye ndabifite byinshi cyane byo kubabaza. Gusa si warekanye ukambaza nanjye nawe akigorerwa. Nshobora kukubaza ikibazo kimwe ariko Kaba agahita akurikiraho nta kibazo rwose. Yego. urashaka kunsiga mu kibuga? Nshaka kukubaza ngo iyo ubonye umuziki gatolika ukorwa akenshi n'urubyiruko, ese niki uwubonamo? Umuziki gatolika muri rusange buri munsi urivugurura cyangwa se uhinduka mushya bitewe n'uko amagenerasiyo agenda asimburana. Urugero twahera ku bahanzi batubanjirije, wenda urugero mu buryo bugufi twahera wenda kuri ba Rugamba Sipiriyane, wenda mu Masimbi n'Amakombe, nibo wenda ba hafi, cyangwa se Korali do Kigali. Abaririmbagamo bajemo wenda ari abajene cyangwa se ari batoya cyangwa se ari n'abakuru, bagenda hazamo rero abandi. Ikigaragaza rero ko umuziki gatolika ikintu cyo kugaragaza ko ugenda unahinduka no kubera ko babajene bazana izo creativity na innovation, bigatuma biryohera abantu kurushaho. Ndaguha urugero rworoshye cyane wenda nka Kaba atarengeje ibintu bya studio cyane. Hari uburyo umuziki wajya gukorwa mu buryo bwa cassette, noneho n'abacuranga ibicurangisho bigiye bitandukanye, izo saxophone yavugaga, izo senti nizibe zaryoha cyane cyangwa se nka gitari. Ariko uyu munsi muri generation igenda izana n'udushya twayo dushyashya, none bigatuma na za ndirimbo twavuga ngo za kera zari zishaje ugasanga zaravuguruwe zabaye nshya. Ese ni iyihe mbogamizi ubona akenshi urubyiruko, ni izihe mbogamizi urubyiruko ubona zihura nabyo mu muziki gatolika? Biracyari ubushobozi. Imbogamizi zo ni ubushobozi, nko twavugaga umuvandimwe Elise yabivugaga. Uyu munsi araririmba ariko tuvuga urugero ntabwo arabona akazi. Kuva mu rugo aho aba ajya aho bakora repetition, ubu usanga wenda urugero wenda yanatega. Urumva atabonye bwa bushobozi cyangwa se afite imbaraga zituma agera hahandi ku gihe, urumva arakererwa wenda cyangwa se akajya n'indi mpamvu ituma atajyayo. Rero ubushobozi buracyahari, turacyagorwa n'impamvu z'ubushobozi cyane. Ubushobozi buvuga cyane cyane n'amafaranga. Ko n'umuziki wacu abakurambere bacu batwemeje cyangwa se batubwira ko umuziki wacu ni ingabire Imana yaraduhaye utagurishwa, bitandukanye n'ahandi mu yandi madini n'amatorero usanga bakora nk'ibitaramo ku rwego runaka, ugasanga umuziki bo bishuje 100,000, 500, ariko iwacu nadiyo dukoze ibitaramo byarahindutse, abantu basigaye bitabira cyane, ariko mbere wasangaga abanye bari bakeya. Ko byabaye ibibazo byinshi. Nta kibazo. Hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza, then tugaha Kaba umwanya. Twasuza guha Kaba umwanya. Uyu munsi twabwiye ko muri abasangwa cyane rwose. Ikaze b'abakobwa n'abahungu mumaze kuganiriza bakatwinjiza muri cya gice cy'indirimbo za gakondo. Umaze kubwira abadukurikiye kuri KCM TV ko umwuga wawe ari ubunyamakuru. Ese mu mwuga wawe ni icyo ukora kugira ngo urubyiruko rwiteze imbere mu muziki gatolika? Mugushije ko ari sawa cyane ra. Reka kugusha ku muziki gatolika gusa kuko twaba tuvuze ko twikunze cyane. Yego. Ngenda umukatolika n'abandi benshi muri twe. Gusa uravuga umuziki muri rusange. Yego. Akoze ku kibazo cyiza umbajije. Urana umwuga w'itangazamakuru dukora nkura kuri Patches TV mu buzima busanzwe mu biganiro bijyanye n'imyidagaduro, ariko imyidagaduro bisa nkaho ibicemo nk'ibice nka bibiri. Harimo talent, gushyikira impano, urumva bwa barimo kuzamura impano z'abahanzi, abaririmbyi mu byiciro bigiye bitandukanye. Ku kibazo rero cyiza warumbajije, icyo nshaka kuvuga icyo dukora kugira ngo tuzamure mw'imano, mbere na mbere umwuga w'itangazamakuru uduhuza n'ingeri z'abantu benshi bagiye batandukanye. Urumva rero mu bushobozi buke duhura nabo bwo kuganira n'abo bantu, tugerageza kuganira nabo. Hari abo tuganira nabo bafite ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se ku buryo bafashamo abahanzi. Urugero wenda nka Kaba afite studio, hari umwana ufite ijwi ryiza ariko yabuze ubushobozi umunsi bwo kuririmba, mufashe agere muri studio yawe recording ya ndirimbo wenda uzashyire kuri platform za studio, mu gihe runaka wenda namara kuzamuka wenda azakwishyura nawe umuha uburenganzira kuri bya bihangano byiwe. Hari n'igihe dufasha bimwe twavugaga gufasha abantu bafite amagroupe runaka atandukanye kujya kurimba muri ayo mahoteli cyangwa se kubasabira mu mwanya w'ibitaramo runaka n'abahanzi batabasha kwigereraho. Urugero witwa
umuhanzi runaka wenda uri Bruce Melody ufite ibitaramo mu kwezi kwa 12 njye byanyohera kugira ngo nze muganirize mbere ko hari abana bafite impano imbere ya seni yawe cyangwa se imbere y'abandi bahanzi mwateguye mwaba amahirwe bakagerageza amahirwe yabo. Yego bimwe birakunda ibindi nibikunde ariko twuva ko nk'abanyamakuru mwanya ku cyanjye ndetse nabo dukorana umwuga w'itangazamakuru tuba twagize umwanya ngungu. Ikindi kinarushijeho burya iyo muzanye indirimbo yanyu mu ndirimbo nyinshi ziba zihari tukayivugaho ikanyura kuri televiziyo kamenywa n'izo miliyoni zirenga 40 ziba zidukurikiye burya nawe n'umusanzu tuba dutanze. Murakoze. Ariko nanone niba hari umwana uzi ufite impano Kaba afite studio no kuri umuhuze na Kaba ndabimusabiye. Murakoze cyane barahari benshi. Ok, merci beaucoup. Nta kibazo tuzishimira kubafasha. Reka mbaze ikibazo Ange, nk'umunyamakuru ntegereza kubona ibintu byinshi cyane cyangwa se umva ibintu byinshi. Abantu benshi basigaye badushinza yuko ngo indirimbo zo mu Kiliziya twazihinduye nk'izisi. Yego dushyiramo ibintu byo hanze cyane ngo tugashyiramo ikirokore ngo bigata umwimerere ngo wa Kiliziya cyangwa se bigatuma isengesho ritajya ni abantu bamwe nyine urumva haba hari ibice bibiri bamwe bavuga ati biriya ni byiza bituma natwe nyine tuvibinga tukishima tukenjoyinga tukamera nk'abarokore. Ujye ubibona gute? Tubyihorere tujye dushyiramo akaorgani kagende kazerekeza cyangwa dushyiremo n'utupiti twibyinire? Wenda kura kantangire nsubiza wenda kuri abo bantu bavuga ati ikintu cya mbere ntukagereranye ibintu bibiri ubona ko bitanashoboka. Kuba we wafata umuziki gatolika ukaba wawugereranya n'undi muziki ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndabivuga muri ubu buryo, nimba Kiliziya twebwe dukora indirimbo cyangwa mu kuririmba kwacu tukagendera ku manota, urabyuka mu gitondo uvuga Imana ya nta manota, pfa kuba nyine wumvishe ngo inspiration yanjemo. Ariko umuziki gatolika nimba aranahindutse, twari turi muri analog, ubu ngubu dufite amatelefone. Kambitange muri kananga urugero wenda kugira ngo baze kubyumva. Ubu ngubu dufite amatelefone akora ibintu kamera ikora. Ni muri ubwo buryo rero ibintu byose byabaye digital. Nimba twari dufite amanota 5 muri za 2009 2000 kangahe, ntago 2005 cyangwa 2009 amanota twari dufite ariyo twakagombye tuba dufite ubu ngubu. Even na video ziratandukanye, hari ibintu bita high quality. Mbere warebaga umuntu yego ukamumenya kuko ariyo ari ibyo baguhaye, ariko ubu ngubu uramubona rwose na twa tudomo n'utudomo tuza hano ku ntoki. Yego rero ntimukagereranya ibintu. Abantu bavuga ngo umuziki warahindutse, ngo umuziki wa gatolika warahindutse, ntago ari ko ibintu bimeze. Ahubwo wajyanye n'igihe. Wajyanye n'igihe. Yego wajyanye n'igihe, n'ibikoresho rigabira nahinduka. Ntago ubwoko bwa piano mbuzi, ariko nabyo byarahindutse. Yego. Ikindi kibazo cya nyuma wenda kanyibaze Sirasi. Nkunda kubona mu makonseri akenshi na kenshi hano twahuriye muri concert ya Bright mu minsi ishize. Korali nyinshi zirimo zirakora amakonseri na korali wenda nyine navuga yuko korali nyinshi zisigaye zipima ubushobozi bwazo cyangwa se zimenya ko zamaze gutera imbere ariko zakoze concert. Yaba yakoze concert kavuga A1 dushobora kuba tumeze neza. Ubona concert hari ikintu zifasha korali. Ikindi kintu hari ibyo abantu bashoye muri concert barabigaruza, ubona bigaruka cyangwa se nivuga butumwa bisanzwe? Urakoze ku kibazo cyiza umbajije. Ndaza kuza kubitwara mu buryo bubiri. Hari amakorali azi kuririmba agatanga ubutumwa bukumvikana, ariko uyu munsi adafite ubushobozi kugira ngo abe yakora igitaramo. Twebwe muri Kiliziya Gatolika
tubikora kenshi nk'ivuga butumwa cyangwa se yogeza butumwa nkuko twabigarutseho mu bibazo bya mbere twagenda tuganiraho nuko iby'iwacu nabo kenshi tubifata nkaho ari ibintu byacuruzwa cyane kuko ni umurongo wa kiliziya twasanze n'ubundi natwe tugomba kuzakomeza n'abazadukomokaho nabo bakawukomeza. Kenshi rero usanga mu bitaramo byinshi muri iyi minsi nk'ibyo Ange amaze gusubiza mu kanya, turacyafite urugendo rwacu abakristo bamwe rwose ntabwo nasiba kubagaya. Birababaza cyane kubona umuhanzi mu kiliziya aririmba indirimbo nziza nyinshi mukaryoherwa, yazihimbye ninjoro mwe muryamye, Roho Mutagatifu aramufasha, ubushobozi buraboneka, indirimbo niba yishyize hanze kugira ngo aze mufatanye muze mwishimane nawe mu gitaramo. Ya mafaranga ashyizeho ntabwo ingabire ya igurishwa nibyo, ariko se muze mumwereka ko na ndirimbo namwe hari icyo ibafasha mu buzima busanzwe. Umuhanzi arahimba agende ku buzima dusanzwe tubamo, ku marangamutima atwara ya kimuntu, ugasanga ari ibikomere byinshi tugenda dukira bitewe n'indirimbo umuhanzi yaririmbye. Ariko yakora igitaramo ugasanga hitabiriwe n'abantu bakeya bishoboka. Urumva rero biragoranye, biracyabaza. N'amakorali desemu nayo arahimba agategura akakora imyenda, ugasanga abantu ntago bitabiriye cya gitaramo. Muri iyi minsi rero byatangiye kusanga bifata umurongo, ariko ikibazo gihari ari nacyo nshaka kugira ngo ngusheho neza, abenshi baracyarira. Ari abahanzi ku giti cyabo, amakorali nayo bararira. Niyo mpamvu usanga benshi muri iyi minsi ibitaramo ntabwo ari kubikora cyane. Ngo mu gihe cyari cyashize bari bateye intambwe gukora ibitaramo, ariko uyu munsi rwose umuntu arakoresha igitaramo cya miliyoni 22 agakuramo 15 wenda urugero. Ugasanga rero yandi abaterankunga nabone bakeya, ugasanga rero ntago bikoze iki, ntago yungutse. Urumva rero harimo ikibazo cy'ubushobozi, y'amafaranga yashoye bwa mbere ntago abonetse, urumva butaha hari gihe adakora icyo gitaramo. Acyo rumbaje rero kugira ngo tumenye kwikora rizi kuririmba ntago ari uko yakoze igitaramo, ahubwo harimo n'abazi kuririmba bibera muri ya masantrale sikrisale biturije bazi kuririmba, ariko ubushobozi ntabwo bafite gukora igitaramo, ariko kuririmba ntabwo bigaragazwa igitaramo. Murakoze. Ijambo ngira ngo se ntituganiriye, ahubwo twacishamo umuziki, abadukurikiye nabo bakavuga ati katwumva ukuntu ni ugukora mu mitana, Nukora mu mitana amanota wa mu gitariste. Nanjye ndafatanya n'abandi basigaye. wagumanye kaba wawe nanjye nkagumana mwari n'umutegarugori hano ra. Ariko bya bitwaye se. Ako kaba reka tunagushimire di umunsi mwadutumiye biri kuri Jende ifatika. Cyane rwose. Ubwo twihanganishe umuvandimwe kudufata amashusho. Tunamushimire cyane umuvandimwe Prost cyane. Nta kibazo nawacunze telefone. Cyane. Ni wo munsi nkumbura nagize igitego, ni wo twahuriyeho tutabisezeranye. Wandebanye umucyo mpita nsusuruka, umwenyuye gato numva mbuza aho nkwirwa. Nibuka ya ndoro, nibuka ya nseko, nibuka kakajambo wambwiye turi mu bandi. Hashize igihe gito mpora mu nzozi zimwe, nkakubona wicaye unyicaye iruhande. Nkitinza nibazi kinera izo nzozi, nkishurira ko ngomba kuba ngukunda. Nibuka ya ndoro, nibuka ya nseko, nibuka kakajambo wambwiye turi mu bandi.
ko nibuka kakajambo wabwiye turi mu bandi. Shenge aiwe mama zakumara irungu aiwe shenge aiwe mama zakumara irungu. Nshuti yanjye ntukigonge nyiriho nzakumara irungu. Nzahagarara ku irembo mpamagara inshuti zanjye zikumara irungu. Aiwe shenge aiwe mama nzakumara irungu. Aiwe shenge aiwe mama nzakumara irungu. Nzahagarara ku irembo mpamagara inshuti zanjye zikumara irungu. Nzahagarara ku irembo mpamagara inshuti zanjye zikumara irungu. Aiwe shenge aiwe mama nzakumara 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 irungu. yanjye ngwino garuka, rumuri rwanjye se wagiye, ngwino nshuti nkunda, ngwino nsange, ngwino nsange. Rukundo rwanjye ndagukunda, ubuzima bwanjye ntumpemukire, garuka nyabusa ntunsige jyenyine, ngwino nsange. Umunsi twari babiri, umbwira neza ukanansekera, bwa
ukubwira impamvu wigendeye. Ngwino ngwino unsange, ngwino ngwino unsange. Subiza amaso inyuma urebe aya marira yose aseseka, ndarira kutakubona mwana mwiza. Ngwino ngwino unsange, ngwino ngwino unsange, ngwino ngwino unsange. We